Innocent Nizeyimana, ubumwe bw'abanyarwanda mu mateka yabo. Igice cya mbere, ubukoloni n'amacakubiri mu Rwanda. Imiyoborere y'u Rwanda mbere y'umwaduko w'abazungu. Abanditsi b'amateka batandukanye bemeza ko u Rwanda rwa mbere y'ubukoloni mu miyoborere yarwo rwari rugabanije mu turere twageraga kuri 80. Alegisi Kagame we yita ibiti ndetse akanabigereranya n'izahoze zitwa perefegitura mu Rwanda rwo mu bihe bishize, cyangwa ibyitwaga teritwari mu gihe cy'ubukoloni. Uyu mwanditsi Kagame akomeza avuga ko mbere gato y'uko imipaka y'u Rwanda ihindurwa n'abakoloni, u Rwanda rwari rufite uturere 24. Nyuma abakoloni bamara guca imipaka, aho u Rwanda rwatakarije igice cyarwo kinini, utwo turere tugasigara ari 20 gusa. Kagame akomeza avuga ko tumwe muri utwo turere twashoboraga kwitwa ingarigari, ni ukuvuga umwihariko w'umwami yacungaga ku giti cye, naho utundi akaba yafatanya n'umugabekazi imicungire yatwo ndetse n'amakoro avamo. Muri buri karere kandi habaga mu rugo rw'umwami, akaba yaragiraga igihe cyo kuza kuhaba kugira ngo amenye we ubwe uko aho hantu hayobowe nuko abaturage baho babayeho. Umwanditsi Heremansi mu gitabo cye avuga ko inyinshi muri izo ngo z'umwami zabaga mu gihugu hagati, ko kandi buri rugo rwacungwaga n'umugore w'umwami. Uyu mwanditsi kandi we na Kagame bemeza ko muri rusange buri karere kayoborwaga n'abantu 2. Umutware w'ubutaka, Kagame yemeza ko uyu yitwaga umuhutu kuko yari ashinzwe gukusanya amakoro y'abahinzi, amashaza, ibishyimbo, amasaka, ndetse no kohereza abajya gukora mu rugo rw'umwami ruri mu karere ashinzwe. Kuri aya makoro yafatagaho 1/3, ibisigaye akabyohereza ibwami. Ikindi kandi yari ashinzwe gukemura ibibazo byerekeranye n'ubutaka. Umutware w'umukenke yari ashinzwe amakoro atangwa n'aborozi, ukuvuga amata n'amavuta cyangwa inka zahabwaga umwami. Kimwe n'umutware w'ubutaka, ku rwego rw'umusozi habaga umutware w'umusozi wakusanyaga amaturo cyangwa se amakoro, ayakura mu miryango itandukanye yo ku musozi ashinzwe, kugira ngo ayohereze ku muyobozi umukuriye ku rwego rwisumbuyeho. Wasangaga abatware barwana ishyaka ryo kohereza byinshi kurusha abandi, n'ubwo ngo ayo makoro yari nk'imisoro, abaturage babaga bayishimiye kuko bumvaga ari nk'impano bahaye umwami. Ibi tubibwirwa na Padiri Alegisi Kagame. Padiri Heremansi
yongeraho ko nubwo abatware baharaniraga kurushanwa kugira ngo umwami ababone neza, birindaga gukabiriza abaturage babaka imisoro myinshi. Abayobozi bose bashyirwagaho n'umwami, kandi akaba yarashoboraga no kubakuraho igihe ashakiye, kubera ko akenshi umwami yabaga ari we yashyiragaho abamuhagarariye muri buri karere. Ariko mu turere twegereye inkiko z'igihugu, cyane cyane mu majyaruguru, mu burengerazuba no mu majyepfo, habaga hayoborwa n'abatware b'ingabo. Ku rwego rw'ibanze habaga igikingi. Kagame avuga ko cyashoboraga kuba umusozi umwe cyangwa myise myinshi, akaba we anabigereranya na susheferi yo ku gihe cya gikoroni. Igikingi kikaba cyarayoborwaga n'igisonga. Ibikingi ariko ntibyari bizwi mu turere tw'imisozi miremire, aho ubworozi butari buteye imbere. Ahubwo urwego rw'ibanze mu miyoborere y'igihugu rwari umuryango mugari, aho amabwiriza yanyuraga ku bakuru b'imiryango kugira ngo agere ku baturage, kimwe n'uko ari abo bakiraga amakoro bakayashyikiriza abatware b'ubutaka cyangwa b'umukenke. Ku rwego rw'igihugu, abanditsi Heremanisi, Maketi na Alegisi Kagame babisobanura nk'aho izi nzego zitigeze zihinduka uko ibihe byagiye bisimburana. Kuri uru rwego bavuga ko ubuyobozi bwari bushingiye ku nkingi eshatu: ubwami. Kuri uru rwego habaga hari umwami ubwe ndetse n'umugabekazi. Umwami yari afite ububasha bwose. Abantu, amatungo n'ubutaka byose byari ibye. Yari umucamanza w'ikirenga, kuko urubanza yaciye rutajuririrwaga, kandi yari afite ububasha bwo kwica no gukiza kubo aboyobora. Abanyarwanda bemezaga ko ububasha n'ubushobozi bwe bikomoka ku Mana. Niyo mpamvu yavukanaga imbuto mu biganza bye. Abanyarwanda kandi bemeraga ko ubuzima bwe cyangwa ikintu cyose ashobora gukora gishobora kugira ingaruka ku gihugu. Tuvuge nk'urugero, umwami ntiyashoboraga guhina amavi kugira ngo igihugu kitagabanuka. Umugabekazi nta mirimo yihariye yari afite mu gihugu uretse gufasha umwami no gusangira nawe icyubahiro. Uretse ko nanone yashoboraga gutuma hari ibyo umwami ashobora gukora, cyangwa kuba hari ibyo yamubuza gukora. Naho ubundi ibibazo byose by'imiyoborere y'igihugu byarebaga umwami. Ubwiru: abiru bari abajyanama b'umwami, babikaga amabanga y'ubwami. Nibo bari bazi imigenzo y'ubwami, ndetse bagakora imihango ya ngombwa ku mibereho y'igihugu muri rusange n'iy'umwami by'umwihariko. Ibi byose byakorwaga hakurikijwe uko byateganijwe n'imihango y'ubwiru. Code esoterique. Abiru bagombaga gufata mu mutwe amabanga n'imihango yagombaga gukorwa bitewe n'ibihe igihugu kirimo cyangwa umwami arimo. Urugero,
abiru babaga bazi imihango igomba gukorwa igihe inka zatewe n'indwara z'icyorezo, igihe hateye amapfa, igihe cy'itanga ry'umwami, igihe cy'itanga ry'umwami cyangwa cy'iyimikwa rye, mu gihe cy'intambara n'ibindi, kugira ngo umwira atazamena amabanga. Yagombaga kunywa igihango cyagombaga kumwica aramutse amennye ibanga ry'ubwiru. Muri rusange ubwiru bwari bugabanijemo ibice bitandukanye. Irage ry'umwami, umwami yabaga azi umwe mu bahungu umwami yabaga azi umwe mu bahungu be uzamusimbura, yamuhitagamo we ubwe, hanyuma akabwira izina rye abiru b'ijambo, collège du verbe ou abiru du grand secret. Aba ni nabo yabwiraga irage rye, umurage w'ingoma. Abiru bagenaga uko abami bakurikirana. Ayo mategeko yashyirwagaho arebana n'isimburana ry'abami, yabaga ashobora kubareba ingoma z'abami benshi, inzira z'ubwiru. Abiru bafataga mu mutwe imivugo igaragaza ibigomba gukorwa kugira ngo igihugu kigire amahoro. Aba banditsi twavuze haruguru batekereza ko mu bihe byo hambere umubare w'abiru utageraga kuri 5, ariko bakemeza ko waje kugera ku 10 ku ngoma ya Yuhi Gahindiro. Uwo mwami yaje kongera umubare w'abiru bitewe n'uko hateye icyorezo cyica bamwe mu biru, bityo amabanga yagendanaga n'imihango imwe n'imwe arazimira. Abatware b'intebe baturukaga mu miryango ifitanye isano ya hafi n'umwami. Niyo mpamvu mu nshingano zabo harimo kugira umwami inama ku bibazo bikomereye cyane igihugu. Akenshi umwami yabatumagaho kugira ngo abagishe inama ku byo ashaka gukora, nuko byagendaga kugira ngo bigerweho cyangwa se ngo bigende neza, maze imyanzuro ivuyemo ikamenyeshwa abatware bo ku rwego rwo hasi, aho babaga bakwirakwiye mu gihugu hose, aho babaga bakwirakwiye mu gihugu cyose. Gusa umwami yatumizaga iyo nama mu gihe habaga hari ibibazo bikomeye. Biragaragara ko imiyoborere y'u Rwanda rwa mbere y'umwaduko w'abazungu yarayifite uko iteye, kandi mu buryo busobanutse. Mu miterere yazo kandi zatumaga habaho ubumwe mu banyarwanda, kuko abanyarwanda biyumvagamo ko ari rubanda rw'umwami, bityo bagahora bumva ko bagomba kubyitangira muri byose kurusha gushyira imbere izindi nyungu. Ibi rero nibyo abakoloni b'Abadage bahereyeho mu kurukoloniza, kuko bo batigeze bashaka gukuraho izi nzego z'ubuyobozi, ahubwo bagahitamo kuzifashisha mu mitegekere yabo mu Rwanda. Administration indirecte, indirect rule. Ibindi byarangaga ubumwe bw'abanyarwanda bo hambere.